Hashize igihe kirekire abafite ubumuga butandukanye mu Rwanda basaba ko mu nyubako zitangirwamo serivisi hashyirwa inzira ziborohereza nabo kugera aho zitangirwa, ibyaje no gushyirwa mu mabwiriza agenga imyubakire, ariko bikagenda bikorwa hamwe na hamwe ahandi bakabireka. Nyamara abafite ubumuga bo bakavuga ko bibabangamira buri munsi. Inyubako ubwayo iraduheza kuko urabona nta nzira y'umuntu ufite ubumuga bw'ingingo kugira ngo azamuke ari mu kagare cyangwa se undi muntu ugendera mu mbago ukeneye ubufasha bwo kugira ngo ashobore kuzamuka neza nta hantu ashobora kunyura. Henshi haba hari amayisikariye wenda nk'abantu bagendera ku magare cyangwa se umuntu ugendera ku mbago ku makana abiri wanakurira ku mayisikariye ni ibintu bimugoye. Uretse ikibazo cy'inzira, abafite ubumuga butandukanye bagiye banagaragaza imbogamizi kuri bamwe muri bagenzi babo badahabwa serivisi uko bikwiriye, ahanini bitewe no kutabasha kumvikana n'ababaha serivisi, cyane cyane nk'abatavugaho no gusobanurira umuganga uburwayi bw'ingorabahizi cyangwa bagataha bativuje. Ibyo si n'ibicunyereka witwa baba. Iyi niyo mpamvu urugaga rw'imiryango y'abafite ubumuga mu kurwanya sida no guharanira ubuzima bwiza IPHRS rwahisemo kubaka inzira zorohereza abafite ubumuga no guhugura abatanga serivisi ku kwakira abafite ubumuga mu bitaro bitanu mu gihugu, kimwe muri buri ntara n'umujyi wa Kigali nk'icyitegererezo ku bindi bigo bitangirwamo serivisi. Abafite ubumuga twasanze ku kigo nderabuzima cya Kinyinya, kimwe mu byatunganijwe batangaje ko bishimira uburyo noneho kugeza ubu ngo bari guhabwa serivisi nziza. Numvise inzira y'abatabona yegereye garde furi ku ruhande, kandi hasi harimo utuntu umuntu akandagiraho akatwumva n'ibirenge n'inkoni katwumva, uburyo umuntu yagenda akagera kuri toilette akamenya yuko toilette y'abatabona ari ibanje, kandi agakomeza zumvikanisha ko wamenya aho waciye naho uri bwongere kugarukira ukoresheje inkoni n'ibirenge, mbese birumvikana. Endere yanjye yangoraga ku buryo nagendaga n'akagare bikasaba ko baterure n'akagare kugira ngo mbashe kugera ku baganga ko bamvure, ariko ubu ngubu nditwara ari toilette ku buryo bahakoze nagendaga nta kibazo, nkabona ko nta kibazo gihari. Nubwo kuri iki kigo nderabuzima cya Kinyinya kandi izi nzira n'ibikoresho byorohereza abafite ubumuga ngo aribwo bigitangira gukoreshwa, umuyobozi w'iri vuriro ryabonye Nde Florence avuga ko ngo biri kugira ingaruka ku baganira ivuriro, aho abaganga bakoresha amarenga kuri ubu ngo batangiye kwakira abantu. Ubu dufite abaganga bagera muri 5 bahuguwe mu kigo nderabuzima bashobora gutanga iyo serivisi ku bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona. Ku ruhande rw'urugaga rw'abafite ubumuga mu kurwanya sida no guharanira ubuzima bwiza, perezida warwo Niyomugabo Romarisa avuga ko ngo gutunganya ibi bigo nderabuzima hari mu rwego rwo kwereka abandi uko bashobora korohereza abafite ubumuga guhabwa serivisi zitandukanye, kugira ngo tubereke urugero, kuko n'ubusanzwe ajya gureba ugasanga ubushake burahari ariko abantu bakabura ni gute twabigenza. Ubwo rero uyu munsi twashubije ni gute twabigenza, kuko turimo turabereka uko ziriya nzira zimeze. Inzego z'ubuyobozi bwa leta nazo ziratangaza ko nubwo hari hasanzweho amategeko asaba abubaka inyubako zikorerwamo kugena inzira zorohereza abafite ubumuga, kuri ubu ngo bagiye kurushaho kubishyiramo imbaraga, cyane cyane ko noneho hagaragaye ingero abandi bashobora gukurikiza. Ntaganzwa Jean-Marie Vianney ashinzwe ishami ry'abakozi n'ubutegetsi mu karere ka Gasabo. Natwe rero mu karere kacu turakomeza dukora ubuvugizi dushakishe ndetse n'uburyo inzira z'amaguru za kubakwa no mu yandi masantere de santé, kuko nta mpamvu yuko abantu bose bafite uburenganzira. Niba afite ubumuga twabonye ko bafite ubushobozi nk'ubw'abandi b'abanyarwanda bose, bagomba guhabwa uburenganzira bwabo uko bategurira inzira z'abandi bantu badafite ubumuga, nabo bakabategurira inzira z'abafite ubumuga. Uretse kuba biri mu mategeko y'imyubakire, umukuru w'igihugu Paul Kagame aherutse kongera gusaba abubaka kubahiriza izi nzira. Ibi akaba yarabikomojeho ubwo umunyeshuri yari abajije impamvu inyubako zimwe na zimwe za kaminuza kandi ndende zitaborohereza. Abagendera no buriya bugare n'ibindi bigomba kubahirizwa ku buryo Minisiteri y'Ubuzima, Minisiteri ya Infrastructure, ibi byose tuba twarabifatiye ibyemezo, biranditse, biri mu nyandiko, ntabwo ari ibintu mvuga gusa. Mu bikorwa kugira ngo abafite ubumuga nabo bahabwe serivisi nziza harimo kububakira inzira ziborohereza kuhagera, kubakirwa ubwiherero bwihariye bwafasha n'abagendera mu tugare, parikingi yihariye ituma ufite ubumuga asohoka cyangwa yinjira neza mu kinyabiziga, guhugura ababaha serivisi cyane cyane ku rurimi rw'amarenga n'ibindi. Fidèle Turingiyimana, TV1.